Muraho neza nshuti bakunzi munteze amatwi kuri uru rubuga, mbashimiye cyane ko mukomeje kubana nanjye nkuko bisanzwe. Rero nkuko twiyemeje kubagezaho utuntu tw'ubwenge, uyu munsi nabwo ngarukanye akantu k'ubwenge. Ese wari uzi ko telefone yawe ari ikirombe cy'ubukungu? Niba uri mushya kuri uru rubuga, kora subscribe hepfo gatoya aho handitse subscribe, ufungure inzogera, nurangiza ukore share, ukore comment, hanyuma kugira ngo turebe uko ikiganiro cyacu kiba cyabaryoheye, kandi mukoreshe kugira ngo mukigeze no ku bandi bantu. Sobanukirwa cryptocurrency. Muri iyi minsi amafaranga y'ikoranabuhanga cyangwa se digital money agezweho cyane. Cryptocurrency ni ifaranga ry'ikoranabuhanga ritagenzurwa na leta, ahubwo ryigenzura ubwaryo. Aho ritaniye n'andi mafaranga asanzwe ni uko yafatika, ryo rikaba ridafatika, ntushobora kurifata mu ntoki. Abize economy bazi icyitwa liquidity preference. Liquidity preference ni cyagiye abantu babifuza gutunga amafaranga mu buryo bwa cash cyangwa se kuyagira mu ntoki zabo. Kuri iri faranga ryo siko bimeze, kuko ribikwa kuri digital wallet. Digital wallet ni ikofi cyangwa ububiko bw'amafaranga y'ikoranabuhanga. Iri faranga rero uko abantu barigura niko rirusha kuzamura agaciro karyo ku isoko, rikava wenda nko ku $2, rikaba ryagera ku $15, 20, 50 cyangwa se 100 riturutse ku giceri kimwe. Ni ukuvuga ngo rikaba ryagurwa ayo $100 ari igiceri kimwe utanze. Tubyumvikaneho neza, icyo giceri nicyo bita coin. Ingero za cryptocurrency dushobora kubaha, iyamamaye cyane ni Bitcoin. Bitcoin ni cryptocurrency yatangiye kumayiningwa kera, ijya ku isoko muri 2008. N'ubu ngubu Bitcoin iracyakora, ariko kuyimayininga byararangiye. Uyitunga, ukeneye kuyitunga atarayimayininze, bisaba ko ayigura, agashora amafaranga ye, yamara kuyashora akayigura nyine akayitunga. Hariho n'indi irimo gukorerwa mining yitwa Pi Network. Iyi Pi yo ntabwo irajya ku isoko, yatangiye kumayiningwa ku isoko, yatangiye kumayiningwa mu mwaka w'2019, kugeza n'ubu iracyamayiningwa. Birateganywa ko izajya ku isoko mu ntangiriro z'umwaka utaha wa 2024. Hariho n'izindi nyinshi, hari izindi cryptocurrency nyinshi tutavuze, tuzagenda tubabwira buhoro buhoro uko tubazikorera ubushakashatsi. Izi tubabwiye nizo zizwi cyane muri iyi minsi. Kugira ngo ubone iri faranga rero ugomba kubanza kurikorera mining, nta kiguzi utanze. Tubyumvikaneho ukuntu bikora. Ujya muri Play Store ukadownloadinga wenda application igufasha kumayininga iryo faranga baba bashyizeho, hanyuma wowe ukaba ufite megabyte gusa, ukajyaho ukamayininga nta gishoro utanze. Ahasigaye igihe cyo kurishyira ku isoko ryagera, igihe cyo rigiye kujya ku isoko, donc uri mayininga kugeza igihe nyir'umushinga arishyiriye ku isoko. Nibwo buryo amafaranga nk'aya y'ikoranabuhanga aboneka. Abantu barikeneye bararicukura mu buryo bwa mining, mu buryo bw'ikoranabuhanga, bakuzuza ibisabwa kugira ngo bazarihabwe, birimo kuzuza imyirondoro yabo mu cyitwa KYC. KYC ni impine y'amagambo yo mu Cyongereza avuga know your customer. Iyi KYC rero ikintu imaze, ifasha umuntu wamayininze kuba yazahabwa ayo mafaranga, ariko ndetse mu byo agomba kuzuza abagomba no gukora icyitwa wallet. Wallet ni ikofi ibikwaho ayo mafaranga y'ikoranabuhanga nk'uko twabivuze kare. Nyiri faranga rero cyangwa se fondateri waryo wa mbere
iyo amaze gutangiza umushinga w'iri faranga rishya aba yarashoyemo amafaranga ye bwite azaha abacukuzi cyangwa se aba miners mu gihe iryo faranga rizaba ryagiye ku isoko. Urugero, ashobora gutangiza umushinga wa billions z'amadolari. Ayo mafaranga nyir'umushinga yashoyemo niyo abacukuzi bahembwa igihe iryo faranga bacukuye rigiye ku isoko, bitewe n'uko nyir'umushinga yabiteguye. Iryo faranga rigiye ku isoko niho hahita havuka icyiciro cya kabiri cya cryptocurrency. Iyo iryo faranga bamayininze rigiye ku isoko nibwo haboneka icyiciro cya kabiri cya cryptocurrency. Gusa umushinga ushobora kumara igihe kirekire bitewe n'uko nyirawo yabiteguye, amezi 6 bamayininga cyangwa se bakamayininga umwaka wose, imyaka 2 cyangwa se 5. Ibi bigaterwa n'uko nyir'umushinga ashaka ko ifaranga rizaza ryihagazeho ku isoko. Iyo ifaranga ryageze ku isoko, kuribonera ubuntu ntibiba bigishoboka, kuko kuricukura cyangwa se kurimayininga biba byararangiye. Ukeneye kuritunga icyo gihe afata amafaranga ye bwite asanzwe, urugero nk'uri mu Rwanda afata amanyarwanda akaguramo rya faranga rishya. Ubu ngubu urikeneye ashobora kurigura wenda rihagaze coin imwe ihagaze ku gaciro wenda k'amadolari 5. Abantu benshi barigura ku isoko rikaba rishobora kuzamuka rikagira agaciro wenda k'amadolari 50, 100 cyangwa hejuru yaryo, kimwe nuko ryamanuka rikagera munsi y'idolari rimwe. Kuko mu bucuruzi habaho guhomba cyangwa kunguka. Icyo gihe bigenze gutyo rero ubusabwa gutegereza rya faranga ryakongera kuzamuka ukaba warigura cyangwa se ukagurisha. Nuko nguko bikorwa. Muri mining rero, mining y'iryo faranga, nyir'umushinga iyo amaze guhemba abaricukuye, bya biceri bacukuye niwe ubigura. Niba igiceri kimwe akiguze ku idolari rimwe, ubwo nikizamuka kikagera ku madolari 100, namwe murumva ko aba yungutse cyane. Bisobanuye ko ibiceri cyangwa coin azitangira ubuntu, noneho nyuma akagaruka kuzigura kuri make, zamara kuzamuka cyangwa se kuzamura agaciro abantu bakazigura kuri menshi. Aho niho nyir'umushinga yungukira. Abantu bamwe rero kubera kudasobanukirwa no kutamenya ibigezweho cyangwa se kutajyana n'igihe no kugira negligence ni kwa gusuzugura ibintu, bakavuga bati ibi ni scam, ibi ni ubutubuzi. Bimwe abantu benshi banga kubijyamo, bakavuga bati sibyo bishoboka gute ko umuntu yabona amafaranga atashoye andi. Icyo ni ikibazo buri wese yakwibaza. Hari n'abinjira muri mining ntibuzuze ibisabwa cyangwa bagacika intege kuko bari bakeneye inyungu z'ako kanya, kandi mining imara igihe kirekire umuntu atarabikuza, kandi abasabwa megabyte za buri munsi kugira ngo ashobore kumayininga. Abamenye rero, ababimenye hakiri kare bakamenya mining, abadutanze kubimenya, cryptocurrency yabagiriye akamaro cyane. Abayimayininze bakuzuza ibisabwa byose, ubu ni abakire cyane, bamwe n'abamiliyoneri. Ariko kandi abandi babipinga, batahira gukoresha smartphone zabo, bareba amakomedi kuri za TikTok n'ahandi. Kubireba si bibi kuko telefone ikimaze ni ukwishimisha, ni uguhamagara, ni uguhamagarwa, ni ukunavigatinga kuri internet. Ariko telefoni zacu ni ibirombe by'amafaranga. Muzarebe nk'abantu bagenda bagafungura za YouTube channel zikarebwa cyane, zikagira aba subscribers benshi, nazo ubwazo zirabahemba. Niyo mpamvu tujya tubabwira duti kora subscribe kuri urubuga rwacu. Iyo ukoze subscribe abantu bakaba benshi, bituma tubona abatureba benshi, bikazaba inzira yo kuzaba natwe twahembwa. Kuba twasaba views rero si ikosa, cyane ko ibi ngibi nibyo byadufasha kuba twategura n'ikindi kiganiro gikurikiraho, ndetse tukabona na megabyte zo kugira ngo twauploading ikindi kiganiro. Hari igihe rero umuntu wanze wamenye mining ya cryptocurrency runaka. Urugero nk'ubu ngubu hari mining zikorerwa kuri Telegram, ariko ubu mining igezweho cyane ni Pi Network. Pi Network abantu bayimenye kera
ubu bamaze kumayininga payi ziri mu bihumbi 5 cyangwa se n'ibihumbi 10 kuzamura. Ariko nk'umuntu mushya uyimenya aka kanya ntabwo byamubuza kumayininga, kuko ba nyiri umushinga bavuze ko Pi Network kuyimayininga bizarangira ku itariki 31 z'ukwa 12 uyu mwaka. Birashoboka yuko na nyuma y'iyo tariki kumayininga bizakomeza, ariko amakuru ahari ni uko icyitwa Open Mainnet cyangwa se kuyifungura cyangwa se kuyironshinga ku mugaragaro bizaba nyuma ya tariki 31 z'ukwezi kwa 12 uyu mwaka 2024. Rero umuntu mushya ntabwo byamubuza kumayininga, cyane ko nta mafaranga yawe urashoramo, ni ukuba ufite megabyte gusa, smartphone yawe ubundi ukaba wayibyaza amafaranga. Nahawe rero, nubwo hari abavuga ko izi telefoni zacu ari ibirombe by'amabuye y'agaciro, ariko abenshi ntabwo babizi. Ubu nteze amatwi muri aka kanya rero, tangira aka kanya ukora ubushakashatsi kuri mining zizewe, nawe utunge cryptocurrency, cyane ko turi mu isi y'amafaranga y'ikoranabuhanga. Muri video z'ubutaha nzabakorera ubushakashatsi kuri mining zizewe n'uburyo zishobora gukorwa. Niba uri mushya rero, kora subscribe, ukore like, ukore share, ushyireho comment kugira ngo ukomeze ushyigikire uru rubuga. Murakoze cyane.